nibyo bya organize bishire muri utwo nicyo tuje ku empowering abagore tuje kubabwira ati no muri kakavuyo na twatu twishufite hari ukuntu waca kano kabo urabishoboye naho nashaka no kuburiza rero you can make it work ariko tutavuze ko wa wundi ukiri mu kavuyo ima uziko wari wagera mu gitondo ugashaka amasogisi y'abana kandi ufite amasogi wayi wageze aho ngaho ariko ukayabura umwana akagenda yambaye isogisi y'umuhondo n'umutuku mwaba mugiye n'ahantu ukagira isoni z'uko akuramo inkweto ukanda ku mwana umwenda wawe w'inta turi muri samu sharo kandi atari uko wanze nuko nyine it's too much byaguciyeho se wenda birumvikana ariko kandi ngewe ndacyari kuri point ivuga ngo umumama urashobora kuba organize kandi n'utwo tuntu twose ufite ukavuga uti niki nacyo possible none se ko abazungu ba hano babishoboye abazungu ba hano mashi baba bafite utwana na tubiri cyangwa kamwe akashara uko ufite abana benshi kuryo ateka ibiryo byo muri microwave kenshi umugabo ari we usasa ndetse yagabanya imirimo n'umugabo ariko wowe byose biri wowe nawe rero ushobora gutoza umugabo wawe ibyo tube ewe mana ya ikiganiro kabisa ni fine kaze muri Imani Sharon muri tuganire tuhaye ikaze aha abantu bose aho muherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye abari hano muri Amerika mu Rwanda muri Afurika hirya no hino abakunzi bacu muri benshi turabashoboje kwizera ko mumeze neza aho muri n'abatameze neza turabakomeje turabasengera Imana ibasure twagarutse rero Sharo Ima This is so. How are you? I think I'm okay. You're okay. I'm okay. It's not easy. It's not easy being a wife, a mom to 4. Umukozi ufite akazi. Ni atari. Ufite ingofero nyinshi. Umusista inshuti. Sister. Umusista ni wowe cyane. Hirya. Ko ntako narinzi. Ndakamenye ufite ba sisters benshi nabyo bitoroshye yes we pari benshi koko ariko ndagashira I'm grateful kugira aba sisters benshi ntako bisa I know nahoraga mbyifuza ariko I got you buriya tunabishatse twajya no muri leta tukabigira official muzani adapt kamze cyangwa mama akanyadapta akagira abakobwa babiri twajya hombi hose ntazi iwanyu nkagira umuryango munini nawe ukaza iwacu tukaba bake ukabona care zose nabona byaba biryoshye rero ni ukuri I'm grateful for you I'm grateful for my sisters bari hariya hirya no hino n'abantu bo muri tuganire tumaze kugira aba sisters benshi tumaze kugira community it's a community a whole tribe behind us muradushigikiye turabakunda tubiha agaciro cyane umwanya mufata muri kureba video zacu umwanya mufata muri kuzisangiza dufite n'abantu basha dufite n'aba subscribers basha nabo turabakiriye tubahaye ikaze mwarakoze kutujoining nta kubagira ntako bisa dutera courage turababona ama comment tukavuga ati wa abantu badukunda kandi natwe we love you we love you aba mama ho muri twizere ko mwagize a great Mother's Day mwagize ibihe byiza nibagiye kukubaza Mother's Day yagenze Mother's Day yagenze neza wari uri kwaka Mother's Day yagenze neza abari bashinzwe kutwitaho batwitayeho bakoze umuti ni ukuri Imana ishimwe
kandi dukomeje no guha agaciro kuba umumama iryo kamba Imana yatwambitse turabishima ntako bisa rwose nireya tutafata nk'uko bisanzwe ntibisanzwe cyangwa se ngo tubifate ko ntago bibona bose hari ababyifuza ariko twe twagira amahirwe yo kwitwa abamama yego we are grateful it's not an easy task ariko kugira ngo natuganire turi kurushaho korosha iyo task yo kuba umumama ngira ngo n'uno munsi nicyo tuje kuganira ni uburyo kuba organized mu rugo ni gute waba umumama uri organized mu rugo ibintu byose biri ku murongo ibintu byose utuntu twose uri wagera mu rugo rw'umuntu ugasanga afite akantu utuntu twose tujya ku buryo uri umushitsi uhita umenya ngo ikiyiko kiraha isafuriya iraha kubera gusa ukuntu wa mama ari organize yego habura gifite ahantu hacu hakaba undi uhura n'amasafuriya muri entryway ugasanga amasahani ari mu mwanya utarabuhaye ukavuga ati senda kuri isafuriya yo guteka ndayikura ikiyiko cyo kurisha cyo kwaruza kirihe mbese ku buryo ugera muri umushitsi ugahita uvuga ati wa ndakora iki kandi atari uko ngo tuje kugaya ariko nanone turabizi kubera inshingano nyinshi abamama tuba dufite hari ukuntu byoroshe guhita utereka ibintu aho ubonye hari ukuntu byoroshe kuvangavanga none n'abana bakabijyamo nabo buri umwe agiye mu gikoni agashira ikintu hano agashira ikintu hano kidakwiriye mu mwanya kidakwiriye kujyamo ariko nanone tuje kugira ngo tuganire mbese ni ubuhe buryo ako kavuyo kacika mu rugo rwawe ni gute twaba abagore bari organize umuntu yagera mu rugo iwawe akavuga ati wa Sharon ndashaka kukwigana yego kandi nawe ubwawe atari kuvuga ngo wenda n'umuntu gusa nawe ubwawe bikakugirira akamaro kuko cyane cyane ni wowe bizafasha ni wowe uzagiramo umusaruro mu rugo ruri organize n'abawe ni wowe n'umutware wawe mbere yuko binafasha undi muntu wo hanze Sharon buriya se abamama batari umumama wenda ugera mu rugo rw'iwe ugasanga atari organize ngewe buriya nahamya ko ari ni ukudaha agaciro ibintu se cyangwa nk'uko wari uvuze n'ibintu bigushikira gusa ntabwo navuga ko atari ukudaha agaciro ibintu hari ibintu nabyo hari abadaha agaciro ibintu Imana yabahaye kuko n'Imana idusaba ko tuba good stewards cyangwa abarinzi beza b'ibyo yaduhaye tukagira iyo good stewardship ariko nanone abamama nk'uko twabivuze unyura muri byinshi ufite umutwaro ugomba kureba ufite abana ni wowe ufite akazi hano ntidugira n'abadufasha ntitugira n'abakozi ugasanga wikoreye ibintu byinshi rimwe na rimwe nawe bikaba overwhelming ntibivuge ngo ni uko utabihaye agaciro ubihaye n'agaciro ariko kuko byakubanye byinshi ukisanga mu kavuyo ariko ngewe nemezanya ko ndi kumva point yawe rwose pe kuyumva abamama dufite ibintu byinshi abamama hari igihe wisanga nyine muri ako kavuyo ariko kandi ngewe ndi kuri point ivuga ngo umumama yashatse gukora ikintu yagikora yego ndemera we are so powerful wabikora ariko se hari n'ubwo utanatekereza no kubikora kubera iki kubera ko uri mu tuntu twinshi utwo tuntu se nibyo bya organize bishyire muri utwo tuntu twinshi nicyo tuje ku empowering abagore tuje kubabwira ati no muri ka kavuyo na twa tuntu twinshi ufite hari ukuntu waca kano kavuyo urabishoboye nawe ntashakaga ko duhuriza rero you can make it work ariko tutavuze ko wa wundi ukiri mu kavuyo uzi ko wari wagera mu gitondo ugashaka amasogisi y'abana kandi ufite amasogisi wageze aho ngaho ariko ukayabura umwana akagenda yambaye isogisi y'umuhondo n'umutuku mwaba mugiye n'ahantu ukagira isoni z'uko akuramo inkweto ukandika umwana umwenda wawe turi muri samu Sharon kandi atari uko wanze nuko nyine it's too much byakubaye byinshi byaguciyeho se wenda birumvikana ariko kandi ngewe ndacyari kuri point ivuga ngo umumama urashobora kuba organize kandi n'utwo tuntu twose ufite ukavuga uti
n'iki nacyo reka gishire muri bya byinshi ifite Yego. kandi wabishizemo it's possible It is none se ko possible. abazungu ba hano babishoboye abazungu ba hano manshi baba bafite utwana na tubiri cyangwa kamwe ubu ko ufite abana benshi ku buryo wahanura ateka ibiryo byo muri microwave kenshi umugabo ari we usasa ndetse yagabanya imirimo n'umugabo ariko wowe byose ni wowe nawe rero ushobora gutoza umugabo wawe ibyo tube tubiretse mana yanjye ikiganiro kabisa ni fayi ni ukuri burya nubwo turi kubivuga mu rwenya ariko hari ikintu abantu binaha baturusha abantu bano bera abazungu ujya ugera mu nzu y'umuzungu asanga yego afite nk'abana babiri umwe afite icyumba cye undi icyumba cye n'utuntu twiwe uburyo biroroshe kuorganiza nyine wa mugani ariko kandi natwe hari ukuntu tuba dufite abana benshi ariko hari ukuntu turangara tugahita twumva ngo byose tukarambika mbese kuko abazungu ikintu baturusha buriya sharo bahozaho ni consistent uvuze akantu keza ima uvuze akantu ko guhozaho nibuka ukuntu nahoraga nshaka gukora list mbere yo kujya mu isoko nkakora liste y'ibyo ndi bugure kuko nabonaga abazungu nagiye ku isoko bafite uturiste muri gusoma ndavuga nanjye biriya bintu nzajya mbikora ugiye kubitangira umugore w'intwarikazi fata igipapuro n'ikaramu ndashishimura ndandika mbaza abana murashaka iki ndanditse bwa mbere ya liste nayisize mu nzu njya ku isoko ngeze mu modoka ndayibuka nageze kure bwa kabiri ndavuga ngo ndongera ngerageze ndabikora noneho ndayitwara ndayibuka ndayitwara ngiye kwinjira mu isoko nsanga nayisize mu modoka ndeba mu isoko use ndongera nsubira inyuma mfate liste ndabireka kuva icyo gihe bihita mbireka ariko ejo bundi njya ku isoko ngura ibintu byose nari nkeneye nsiga ikintu nari nshaka cyane kandi n'umwana kandi nicyo cyari kuri liste nicyo cyari kuri liste umunyu ngeze mu rugo wibagirwa umunyu ariko kandi ifite abashitsi bari buze no mu rugo nyegera mu rugo gutya mpita nibuka ko nta munyu uwo mwanya mpita ntuma umwana nibwo nyinjira mu nzu umwana ahita afata imodoka agiye kuzana umunyu urumva umugabo arandeba aranga ngo ese ubwo iyo ukora nk'akaliste ku mutima n'akaliste wibuka ya liste ati naragerageje ariko nk'uko ubivuze consistency nuko byiga twebwe ntabyo twigishijwe abantu ba hano bahera ari abana bato ku ishuri njya ndeba ukuntu abana baba on task buri kantu kose gafite ahantu hako lockers yabo ku ishuri bafite ahantu ibintu bijya baguma bari on point uzi noneho ikibabaje nuko bano bana bacu bari kubyiga bakiga kuba organized ku mashuri aho birirwa ariko yataha mu nzu yasanga nta n'ahantu wamugenewe kubika ishakoshi akayisiga muri salamande akajya kuyitora mu gitondo kandi agiye ku ishuri urumva kuko yamenyereye ngo na mama niko ameze mu rugo uko bimeze aho nshikiye njugunya isebetse aho mbonye njugunya isakoshi aho mbonye njugunya inkweto aho mbonye kuko ntabwo bambwiye ku ishuri iyo baramubwiye ngo this goes here iki kijya mu rugo ntabyo bamubwiye of course araza aterere nkuko nawe amenyere birababaje tubadesha twabacanze no mu mutwe kakavuyo kinjiye no mu mutwe nkuko natwe kari mu mutwe buriya kavuyo kari no mu mutwe kurusha no mu mutwe bihera ni mu mutwe bihera yo mu mutwe hanyuma rero buriya kutaba organize cyangwa se kugira akavuyo mu rugo kagira ingaruka mbi cyane ingaruka ya mbere ni ukutumvikana n'uwo mwashakanye nk'ibyo ngibyo maze kukubwira ku kanya twagize akantu k'akantu nyine katari keza nibagiwe umunyu nari kubanza nkareba no mu rugo ibibura ubwo nagiye ntanarebye ngo nkore akalisite urwo ni urugero ruto ariko akajagari mu rugo gatuma mutumvikana namwe ubwawe cyane pe kabyara amakimbirane adashira umugabo arakurenganya nawe ukarenganya umugabo ati ntumfasha ariko burya umugore iyo ari ku murongo biroroshe ko n'abandi bantu muri kumwe mu nzu umutware abana
baba organize yego kuko burya biroroshe cyane biroroshe hari umuntu wigeze kuvuga ngo burya umugabo niwe boss w'urugo umugore akaba manager ni manager rero nka manager supervisor niwe ushira utuntu twose ku murongo niwe uba umenya iki n'igihari iki gikenewe iki aha harabura iki mbese niwe ukontorora ibintu izindi ngaruka zo kutabaorganize upfusha umwanya ubusa kandi muri iki gihugu baratubwira ngo time is money. Time is money, utunganya uri gushaka ka kantu kuko katari mu mwanya wako bikagutwara umwanya niba ari ayo masogisi y'abana mu gitondo ukabyuka ugatangira gutuma utwo uri gushaka amasogisi uri gushaka umupira uri gushaka ikabutura uri gushaka umwanya ukaburagiye kandi uko uri guta umwanya ubishaka ni kuri no kuba stress uri kumva utaye umutwe ukajya mu kazi wataye umutwe ukajya mu kazi utari ku murongo ukirirwa n'umushiha umuntu wese wakuvugisha ukamuterera iri ukamushibura kubera ko already wavuye mu rugo byicanze wavugishije abana nabi ukanakererwa wa mwanya wataye urakererwa muri bya bindi uri kujya biroroshe gukererwa kandi abapapa gukererwa murabyanga niyo ndwara urimo kuri kimuriyanse urimo urakora ntazi kuri murashaka agasogesi wabuze uri gushaka ka gasogesi kandi wararanye gahunda niba ari ku cyumweru gusenga ni ukuri pe ndi mu bantu bajya bakererwa nanjye mu bintu byinshi ndabizi ako kadefunda kagira nanjye ubu ndi kwigira muri tuganire sigiye kuzana ngo mbagire ko ndi perfect ariko niba ari uzi ko wararanye gahunda urumva desha urabizi ko wayiraranye ariko ntiwagize ikintu ushira ku murongo ubyutse mu gitondo ntabwo ari byo ubanje gukora kandi wenda wanabyutse kare ugiye mu bindi by'akavuyo nabyo umunota wa nyuma ukisanga uri gushaka akantu wari kuba waraye wanashize ku ruhande ugasanga urakererewe ku cyumweru abapapa bagiye ukwabo abamama ukwabo mu gihe mwatonganye cyangwa atari no ku cyumweru gusa no mu zindi gahunda zose mufite kubera akantu gatoya gusa wari kurara wateguye ukagashira ku murongo ibintu bikagenda neza mukagendana n'uwanyu mumeze neza nta wakereje nta wakomerejwe undi kandi nawe burya usohoka wishimye mu nzu uzi iyo usohotse mu nzu utajagaraye mushakoshi yanjye iri hengo iki kiri hengo iki usohoka wumva nyine uri muri mood y'ibyo ugiyemo rwose ariko iyo wabanje guca muri ka kavuyo ko gushaka ikintu usohoka rimwe ntusokoze n'umusatsi ukagenda uri kwisokoza mu modoka n'umugabo yicaye aho ngaho ntiwafashe umwanya wo kwitegura rero twikosore time consuming iyo utari organize umwanya wawe upfusha ubusa ugasanga unasotse wananiwe warushe uri kubira icyuyo redi nawe urajya wari wisize none ubizi ibyuya mascara makeup iri kumanuka wabize icyuya uri kurwana nawe ukibagirwa ibyo wakajyanye niba ari umumama ufite abana bato ibi snacks z'abana diaper ugasanga wibagiwe diaper cyangwa watwaye diaper ntiwibuka wipes ako kantu abamama rero twikosore akandi kantu kangombwa cyane iyo utari organize uraspendinga pe uraspendinga bitari ngombwa mu kavuyo ugasanga wagiye ku isoko ukagura ibintu double hari akantu kajya kakunda kumbaho ugasanga wenda nka ketchup y'abana akantu koroshe gatoya pe kubera nyine ko hakundi kutamenyera gukora list wanyura ku isoko ugasanga waguze indi ketchup ugakomeza ukagura ketchup ugasanga ufite amacupa nk'atanu noneho yandi waguze mbere yabaye expired urumva ukaba ngombwa kujugunya yandi waguze mbere 2 weeks ago kubera ko yabaye expired ako kantu ni akantu ko kaba ari gato ariko ugasanga wapfushije amafaranga ubusa kubera ko wagiye stocking ibintu bimwe udakeneye kubera ko utazi ko bifite mu nzu ukibagirwa ko wabiguze cyangwa ukibagirwa n'aho wabishize wagira gutya ukabona ukaguye wa munsi nabuze ketchup kumbira ahangaha amacupa ahantu mu nguni hari ibindi bintu kandi ukagira ngo wari wabitse neza wari organize naho wazishize wenda aho zitagomba kujya aho abana badashobora kuyibona utuntu dutoya ariko ugasanga tuguhombeje amafaranga rwose abazungu wari wabona umuzungu wari wahura n'umuzungu uri kugura nk'imbuto
nimba ari umugabo n'umugore akagita gufata utuneke tubiri ni ukuvuga ngo nta muneke ugomba kuko nicyo ni naho baraturusha pe kuko nabyo biri mu bintu bituma nyine tugira ako kavuyo turi kuvuga ni ukurunda ibintu bitari ibyangombwa yaba guhaha yaba n'ibintu byo mu nzu yaba n'imyenda ugasanga urunze ibyenda byinshi cyane urabitse uri ko ugiye ku isoko ugura umwenda uri ko ugiye ku isoko ugura inkweto bimwe ntibigukwira wiyongeye ibiro ariko uracagura medium ngo uzananuka uzajya muri siporo urabizanye ubitse mu nzu abana biruzuye kandi abana bo bari gukura akayisiga ariko ukayibika kandi yambaye akivuka uracarunze ugasanga noneho no kubyoganayizinga birakugoye kuko ari byinshi cyane ni byinshi cyane kandi udakoresha so hari ibintu hano byigeze gutrendinga byitwa ngo ni minimalist n'ubu ngo biracyahari byo kugira ibintu bikeya kuko uko ushoboye ukagira utuntu dukeya mu nzu utwo tuntu dukeya dutuma mu nzu hahumeka dutuma uhumeka dutuma ubasha kudupanga ntujye kurunda kandi abanyafurika niba ari uko twabibonye tubikeneye hari ukuntu turunda pe tukarunda ibintu bitari ngombwa kurunda mu nzu hari isoko ngira ngo narayikubwiye wenda n'abamama batayizi wenda mwatubaza tukabarangira hano hari isoko ni nyinshi pe hariba enkeni hari niba west when I think ufata imyenda y'abana ukayijyana ugafunguramo account noneho ukayishiramo imyenda igikora myiza abana basize ariko iri muri good condition bakayigurisha kurya bayigurishije amafaranga akajya kuri account yawe uko bagurishije kajya kuri account yawe iyo soko ifata imyenda yose ya summer ya winter ya mabuta abana badakoresha za snow pants badakoresha aho kuvuga ngo ukomeze ubirunde mu nzu abana barabisize ushobora no kubijyana kuri iyo soko nimba nta donation ushaka ukabijyana kuri iyo soko bakayigurisha uza amafaranga ukuramo ukabikuramo inyungu wenda ibyo twaye no kubivuga tuvuga icyo wakora kugira ngo urusheho kuba organized ariko nyine uvuze akantu keza no mu bantu bakuru hano muri West Des Moines hari abagore hari abagabo ugenda ukagurisha imyenda utacyambara kandi no mu yandi mastate yose ndabizi neza ko bihari ariko ugasanga nyine wirinze kakavuyo mu nzu kuko iyo urunze ibintu mu nzu bituma nyine haboneka akavuyo hari umugore w'umushinwa wigeze nawe gutrendinga witwa ngo ni Marie Kondo yagendaga yigisha abantu ukuntu wabaho ubuzima bwiza uri organized akajya avuga ngo nuzajya ufata ikintu ukaba utashobora no kwibuka igihe uheruka kucyambara cyangwa ukumva niyo ugifashe nta nubwo wibukaga ko gihari mpaka ukibonye ujye uhita ukireka ugitange cyangwa ukijyane muri goodwill muri donation cyangwa ugihe abandi kuko icyo kintu ntacyo kimaze mu buzima bwawe none se niba ikintu kiri aho kibitse ku buryo ukibagirwa cyane cyane nk'abamama bacu uzi ko usanga bafite ibitenge bimwe akabyibagirwa ko bigihari akambara igitenge amezi atatu agashira atarakigarukamo mwese ubwo nk'icyo ugifite ukibikiye muri make ntacyo ibyo byose ni ibizana akavuye mu nzu yawe ugasanga ko urabika amasafuriya yashaje aho kuyafata ngo uyajugunye mbese ka gatima ko kumva ko udashaka kujugunya ugakomeza ukabika wisanga inzu yabaye akavuyo kadasanzwe bikanakugora kuba organize ni ukuri pe uzi ko hari n'ababika amacupa yavuyemo ibintu akavuga n'utubido twa juice amacupa byose akarunda ese buriya buryo si akantu buriya ni akantu kari mento it's meant ibintu ukumva ntushoboye ndibuka kera najyaga mbifana n'abantu twabanye ngo nkunda kujugunya ngo ariko ukunda kujugunya ayo makire ngo ubwo nk'ako kantu kajugunye iki akantu mbonye ndajugunya pe kandi Imana izambabarire ariko ndanadonetinga iyo ikintu mbona nanjye ntagikoresha ndakijugunya iyo ikintu mbona nagikoresha ariko sinkigikeneye at the moment ndakidonetinga ntabwo kiba kigomba kuba mu buzima bwawe rwose uradonetinga ariko n'ibyo udakeneye bijugunye aho gukomeza ngo ukomeze urunde ntacyo bimaze yego birakurusha bikugore
kandi n'abana bawe bari kubyigiraho rega uriya mwana uzareba umwana ubona uzi ko mama wabikiriza abona akantu wajya kukajunya agatavuga ati mama arakwica arakara noneho reba n'ukuntu ibipapuro tugira by'abana noneho on top of bya bindi tugira n'ibipapuro abana binjiza mu nzu uzi ukuntu biba bingana ariko ni byinshi ugasanga nabyo biruzuye mu byumba by'abana biruzuye bitwaye umwanya ntituvuze ngo ubijugunye muri solution turababwira icyo wabikoresha ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubike ka kantu kose bamuhaye ku ishuri kuko aba ari byinshi cyane aba ari byinshi hanyuma twavuga ingaruka zo kutabaorganize ni nyinshi pe ariko reka tuvuge kuri solution ni gute waba ibyiza byo kuba organize ingaruka nziza benefit zo kuzumugore cyangwa se urugo ruri organize ni na gute wabishobora kuko twavuze ko hari n'abantu benshi babyifuza kubikora ariko bakeneye izo tips itwo tuntu twagufasha babuze uko batangije aho bahera izo tip rero nizo tugiye gutanga kandi bikorosha n'ubuzima bwawe tips zagufasha kuba organize mu rugo rwawe noneho n'ingaruka nziza benefit zo kuba umuma muri organize cyangwa se urugo rwawe ruri organize tip ya mbere imana ubwo twagiye tubiganiraho ariko ntacyo reka tubigarukeho tip ya mbere ni ukwitegura the night before ubuzi gahunda ufite umunsi ukurikiye ubuze aho muri bujye cyane cyane nkatwe tuzinduka cyangwa abana ukitegura mbere ukitegura mbere niba ari imyenda abana bazaba bambaye ukayishyira hariya niba ari amasogisi ukayashyira ku ruhande niba ari mbese ibintu byose ugashyira utuntu ku murongo mbere y'uko mu ijoro mbere yo kujya kuryama abanza ukadushyira ku murongo yego noneho iyo umaze no kugira abana bamaze nko gukuramo biyambika mu gitondo cyane cyane hari n'ababyeyi benshi bajya ku kazi wenda abana bakiryamye reba weather ukuntu imeze hano twagiriwe amahirwe tuba dufite ukuntu reba weather y'icyumweru cyose hari ukuntu ugura utubasiketi ukatulebolinga abana baba bazi ukatwandikaho kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ukamushiriraho ku cyumweru buri cyumweru nimugoroba ukajya muri twa tubasiketi ugashyiraho imyenda y'icyumweru cyose kwa mbere azambara amasogisi ipantaro ishati kwa kabiri gutyo bitewe na weather wabonye ukuntu hazaba hameze rimwe na rimwe hari ubwo bihinduka ariko niyo bihindutse aba ari gato cyane ku buryo n'imipira ibiri hariya in case haramutse habaye imbeho bavuze ko hari mu bizuba akongeraho umupira ariko ibyo biragufasha bigatuma igitondo cyawe kigenda neza hari akandi gatipu tukikiri mu myenda y'abana no gutegura abana hari akandi gatipu twigeze gusangizwa n'umuntu muri conference twe turimo y'abamama aravuga ati ikibazo cy'amasogisi abamama benshi bagize ikibazo cy'amasogisi kugira ngo bikorohere ati we kugira ngo bimworohere abana be bakiri bato ngo yaragiye agura amasogisi y'ibara rimwe niba ari umweru agura umweru gusa niba ari umukara agura umukara gusa cyangwa ayo mabara abiri umweru n'umukara umweru n'umukara ntushobora kuvuga ngo wabuze ukuguru kumwe birasa uko wabimeshe as long as ugenda ushyiramo kamwe mu kandi gutyo biba birangiye ntufate umwanya uri gushaka amasogisi y'amabara deja arasa ako ngako konyine nako kagufasha cyane tipu keza kabisa keza pe utubasiketi ndatanubura utubasiketi twese rwose Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday kandi n'umuntu ufite abana bakuru babyikorera reka abana bangase bamuhaye umurongo cyane rwose abana bakuru cyangwa se niba mufite n'amadrawers mukabishiraho ku murongo kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu akabyuka wenyine abikora noneho ntunafite umwanya uri kumushakira imyenda ari bwangaye usevinze umwanya nawe wenyine ntusohotse mu nzu uri stresse kubera ko utuntu waduteguye the night before cyane rwose nawe ibyo uri bwambara ukabishira ku ruhande uza aho uri bujye niba ari ugusenga ukarara uzi ibyo uzambara ejo gusenga niba ari ku kazi ukarara uzi ibyo uzambara ugiye ku kazi nufate wa mwanya wo gushakisha imyenda mu gitondo bizagufasha hanyuma tipe ya kabiri cyane nko gukora isuku mu nzu kurimo iyo organize hari abantu kubera amashifuti kubera ibintu tuba turimo ugasanga inzu yawe umaze nk'icyumweru utayikora isuku kandi wenda wabishatse wabona umwanya wo gukora isuku
kubera ya consistent twavuze ya bene wacu wahona muri Amerika baturusha hari igihe nawe ushobora kubyigana ukavuga ati nziha gahunda yo gukora isuku mu nzu yanjye kwa kundi ndi gupanga ibintu kwa kundi ndi gupanga ibintu the night before n'isuku ukayifatira kalendari ukavuga uti nimba nzajya nkoropa kabiri mu kwezi nimba ari gatatu nako mu cyumweru apana mu kwezi yo mu kwezi wa kabiri abafite amatapi vacuuming ukavuga ati nzavacuuminga kabiri mu cyumweru ibyo bintu ukabishira kuri kalendari bizagufasha to keep your house clean. Yego rwose hari n'ukuntu twebwe dutekereza ko deep clean ari umunsi umwe mu cyumweru ufite inzu y'ibyumba wenda tuvuge bitanu bine cyangwa na bitatu ubigize umunsi umwe ufite ibyo bintu byose bishobora kuba too much ariko muri kwa kundi wagiye ugabanya ushobora no kugabanya ahantu deep cleaning ukavuga aho kwa mbere n'ahama toilette muri kwa kundi uri kwitegura nimugoroba ukanyura no mu matoilette yose kwa mbere kwa kabiri nahi ikintu runaka naho mu gikoni ukamakinga shoko kwa kabiri deep cleaning igifrigo yawe urayihanaguye ukuyemo ibintu cyane cyane umunsi wa trash ukuyemo ibintu byose vyome ujugunya ibiryo twebwe tugira umunsi baza kudutwarira imyanda hano rimwe mu cyumweru so wa munsi wo kujugunya ibintu uwo gutwara imyanda akaba ari cleaning frigo yawe ugakuramo bya bindi byose nugiye kurindira ngo byose uzabikorera umunsi umwe kuko nabyo biba too much on you biba too much kandi ugasanga ntunabikoze nk'uko bikwiriye ariko iyo buri kintu gifite umunsi wacu nuje hagati mu cyumweru ahita asanga inzu isa neza kuko buri munsi haba ari ahantu wa cleanings cyane kwiha gahunda y'isuku kandi isuku ni ikintu gikomeye ariko uzi kugera nko mu nzu y'umuntu ku wa gatatu hagati mu cyumweru ugasanga wenda yakoze isuku nko ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ugahita ukubitana n'umwuka kandi rwose bibaho pe bibaho uhita ubyumva rwose ko iyo nzu nyine iherutse isuku kubera ko nyine ni kwa kundi umuntu avuga ngo umuntu I deep clean muri weekend excuse me muri weekend I deep cleaned nuko birarangiye ariko mu kuri kuriho wakagombye guhoza slowly nkuko uvuze imbejo na cleaning aha ejo undi cleaning aha umuntu azagera mu nzu yawe avuge kabisa ati inzu ukuri nabibona biraboneka biragaragara ko inzu hari ikintu wakozemo apana kuvuga ngo nzabikora rimwe nkuko wari ubivuze kandi nawe ntibikuvune nawe ntubyange I know ubyenjoy garuka bose nyewe nkunda kubwira abantu iyo ndi gukora isuku niyo ibyo no bari hari alternative yanjye so kubyirata ariko iyo ndi gukora isuku mba numva kabisa kandi ndarangiza nkicara nkahita numva ndaruhutse ugahita wumva kabisa uratuje uraruhutse kandi ubwo wakubaye pe ariko ukumva ari nk'agaterapi kuko ubyishiramo ukabyinjoyinga it's your house it is your house kasi biracane muri bya bindi dusabwa byo kuba good steward share just kwahawe n'amahirwe kuri aho hantu keeping neza kandi niyo Imana ibonye ko ufashe ikintu yaguhaye neza irushaho kukongerera kubuyezende ariko ibona kuri kwangiza ibyo yaguhaye nayo iribaza se ndamuha ibindi byiki nabiriya namuhaye ntabwo abiha agaciro hari ahantu nigeze kujya kera hashize iminsi itari mike mu nzu yari muri apartment noneho ngezemo utubati twose twarasenyutse mama ndamubaza nesewe uko abana ntibakora bino bintu ngo ibyo gucleaninga biri mu kabati ibintu nk'ibi ugahita ubona nyine umwana biroroshe kuba yafata chemical akarya cyangwa kandi yari afite abana bato mubajije ahita ambwira ngo ngo ni apartment urumva iyo ni apartment ari kwishura swate bashobora no kuza basanga yifasha nawe bakamwirukana izo kera n'ibintu bigiye muri record yiwe ariko naramubwiye ntiyo ntusa niba ufata apartment y'abandi bakontoraraho nabi usize yawe none uzaba wigenga uzayifata gute uwo muntu nyine uhita umubona ngo ni apartment ngo ni munzayeguma ninyivamo bazabona kuyubaka kabona ko nta gaciro ayihaye ariko kandi ni wa muntu ugera no muyiwe agahita avuga ati noneho ntawe kontrola ugasanga inzu yamukundukiyeho inzu yamuboreyeho kubera ko atari organize ntafata umwanya ngo abitekereze bitindeho it's your house n'abana bari gukuriramo
ni byinshi ni byinshi kandi nawe iri ahantu heza uzareba iyo umaze gukilininga ukuntu uhita wumva uhita wumva urelaxing uhita wumva uri nko kuri beach umeze neza uri guhumeka umwuka mwiza n'umuntu yakwinjiramo akavuga ati wa inzu irimo umwuka mwiza irimo impumuro nziza nawe uhita wumva ati kabisa this is my house ko very proud of your house nyine kwisa neza kuri organize hanyuma kandi gatipu ka nyuma twasangiza cyangwa se ibyiza byo kuba organize ntabwo spending amafaranga ntabwo upfa nka kujya twavuze muri disorganize uradepansa ugasanga uri kugura ibintu on top of y'ibindi udakeneye ariko iyo uri organize umenya iki ndagikeneye iki ntacyo nkeneye ugura ibintu biri ku murongo wa pangi uzareba umuzungu ajya kugura ikintu amaze nk'ukwezi ari pangi kuri pe biri muri gahunda ntabwo upfa kugura by'akavuyo ariko twebwe ugasanga wagiye guhaha ugatahana imyenda yuzuye koze ujya guhaha ukibagirwa ibyo wagiye guhaha ukazana ibindi utari ufite gahunda kandi ufite n'ibindi yasize mu nkweto tujya mu makanzu y'abana kandi utaribyo byanakujyanye utwaye umwanya ushwanye n'umugabo ukoresheje amafaranga mbese ni akavuyo nyine utari wapanze ugahita ushopinga neza ugatahana imyenda yuzuye ishashi iyo rero uri organize no mu mutwe uhita uba wa muntu wo kudapfa kugura ikintu cyose ubonye birikora mu mutwe uhita uvuga ati uyu munsi nagiye guhaha sinde bujye mu myenda cyangwa uyu munsi nagiye gushopingira abana imyenda sinde bujye mu biryo it's A no B ibintu bifite plan ikindi kwandika muri kalendari nubwo bamwe byatunaniye ariko duhozeho tugerageze rwose ubu byaranoroshe dufite amatelefone kalendari zirakwibutsa abamaze kumenya AI assistant ishobora kujya muri email yawe ikakwibutsa ibintu byose muri kalendari yawe ikakwibutsa ariko na telefone zisanzwe ikintu wagishariza muri kalendari ni hahandi utibagirwa ya appointment ufite y'abana ni hahandi umenye ibyo ugiye guhaha ntiwibagirwe ka gapapuro navuze ko kakibagirwa mu nzu ufite telefone ntawe ujya yibagirwa telefone niyo yibagiwe usubirayo wanditse muri notes ibintu uri buhahe birakorohera ibyo aho uri bujye telefone ugomba guhamagara bill ugomba kwishyura byose bikajya muri kalendari byagufasha ubuzima bwawe buroroha pe twige kuba organize turi ku planning ibintu byose plan ugure plana nimba telefone hari abantu babishobora plan ugahita usanga afite nk'igikabo ibitabo kiresha uko cyanditse agendana n'amakara coding adukoresha orange ku ma appointment ibyo bintu wabishoboye ntacyo utagera bikorohereza ubuzima nabyo ukagendera muri gahunda kandi mama iyo uri organize mu rugo rwawe n'abana bawe bahita baba organize n'umupapa umutware wawe ahita ba organize kuko ntiyaba disorganize wowe uri organize umugabo ntiyasanga baramuhaye akantu ko gushira nk'amasogisi ngo ayishure hariya niyo agashize ahita yibuka ati ubuse iyi sogisi nsiza kandi ifite ahantu nayishira agahita yibuka akayitora akayishira kuko warabibamenyereje babona ubikora cyane n'abana bagahita babimenyera ibintu nk'ibyo action speak louder than words kubabwira gusa ngo tube organize nawe ubwawe utari organize ntabwo bizacamo ariko ubikoze bakabona ko wabikoze washyize utuntu twose ku murongo nabo ntabwo niyo babwiye ntuvuga menshi kuko hari ibikorwa byivugira noneho bikarushaho kubafasha basangiza agatipu nakoze mu rugo abana afite abana batari bakuru cyane ariko naragiye uzi ukuntu urandura igibora buri mwana mugurira akabasiketi kiwe ko gushiramo imyenda yiwe uko umwana yambuye umwenda avuye ku ishuri ahita awutera muri ka kabasi narabibatrayininzeho kabisa pe ku buryo ubu ngubu ntushobora gusanga umwana wanjye yashize isogisi hasi kuko namuzaniye ka kabasiketi arakamenyera arakazi kandi ntashobora gushira umwenda wo mu kabasiketi k'undi mwana kuko arakaza akabasiketi so utuntu nk'utwo tworoshye tugucira ka kavuyo ko kuvuga ngo imyenda ya Ivan ivanze gutyo ibintu nk'ibyo imyenda y'umukobwa ugasanga ivanze n'imyenda y'umuhungu ntabwo turiya tubasiketi duhenda muri Dollar General cyangwa se ahandi tugura amafaranga make buri mwana ukamuha ka laundry basket kiwe
ukamenya n'umunsi umukorera laundry nimba ataramenya kuyikorera umwana akamenyera utuntu twiwe akatumenyera uko azakura azagenda avuga ati utuntu twanjye basket yanjye irimo imyenda yanduye nimara kuyifura nshobora kuyizingira njyenyine ntarakura mama aramfasha kuyizinga kubera ko uri kubatraninga hakiri kare yaba na wa mutineja abatineja dadawe nabo baratangira bajugunya imyenda aho babonye niba kuriyemo noneho b'abahungu amasogisi hari ipantaro hari iki ukagenda utambuka uhura nabyo ukomeza wibutsa ariko nk'ako kantu k'amabaskets karafasha nyine akanakura niyo wamwibutsa akugira akagaruka agashira ibintu muri kandi uvuze akantu keza ka basket zirafasha ahantu hose twavuze muri laundry tubwiye muri laundry ariko basket mu nzu yose muri pantry kuba ufite basket muri ibi niyo biri mu kintu ntibinagaragaza n'akajagari cyane ukagira basket ukagira ahantu h'imfunguzo buri kantu kakagira ahantu kabikwa biranagufasha nabwo ukamenya ati niba iki kintu ngiye kugishaka ndagishakira muri iyi basket muri iyi area ahantu hose no mu madushe nta hantu basket zidakora wenda bamwe bakoresha utundi dutandukanye ariko anything bakantu kose wakora wabura ko gufasha kuorganize do it tubayorganize kugenda ndare ndiku usugiye kugura oya rwose twese reka niba hari n'indi tip waba ufite tutazi cyangwa ushaka gusangiza abandi yandike muri comment utubwire ati ngiye wakangaga karamfashije ibyo byose biradufasha twese kandi ima uribuka hari ahantu twigeze kujya tuvuga ibintu abamama bakunda kuba papa n'ibintu banga n'abapapa ibintu bakunda kuba mama n'ibyo banga ikintu cya mbere abapapa bavuze ni disorganize akavuyo mu rugo asi rwose akavuyo katugeza ahantu rero abapapa namwe musangiza abamama bino bintu kandi namwe mubafashe kugira ngo bino bintu tuvuze ama tips ajye mu bikorwa bisaba gufatikanya mwakoze kudukurikira mwakoze abadukurikiye mwese iki kiganiro nukibona wagikunze gisangiza inshuti nawe utarakora subscribe wagakora aho ngaho ntabwo bisaba ingufu cyane hanyuma mukomeze mudushigikire natwe tuzakomeza tubazanira ibiganiro byiza bidufasha kubaka ingo zirimo ibintu byiza ingo zishimishije ingo zituma natwe twishimira gutaha mu ngo zacu mwakoze kudukurikira naho utaha yego bye bye